Bene data bakundwa b'Umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'Ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa, ndakwifuriza umugisha w'Imana kandi ndagusabira kugira ngo ukomerere mu buntu bw'Imana bonerwa muri Kristo Yesu. Imana ikunezeze, Imana irwanye ibikurwanya, inesha ibikunesha, ikingura hakinze imbere yawe, ahari umwijima ihashyira umucyo, ikurememo ibyiringiro bizima. Imana iguha umugisha. Gushimiye cyane ko abanye natwe mu biganiro byose SAVEUR DIVINE yatambukije muri iki cyumweru, ukaba ugeze kuri uyu munsi wa nyuma w'iki cyumweru. Tugushimiye cyane ko wabanye natwe ukaduha umusanzu, kandi turagusabira umwuka wera mwinshi kugira ngo akomeze agushoboze. Ikindi ni uko tuzongera kubonana kuwa mbere n'ubundi, kandi tugusaba ngo ukomeze kurarika no kurarika abandi kugira ngo baze bumve ubutumwa bwiza. Ni imbaraga y'Imana kandi ihesha agakiza buri wese, ndetse kandi ijambo ry'Imana ni umucyo umurikira intambwe zacu, cyane cyane mu gihe cy'uyu mwijima w'isi ubuditse gutya, abantu babuze ibyiringiro, abantu babuze uko bagira. Ijambo ry'Imana ritanga igisubizo kandi cyiza. Imana ibaha umugisha. Twasomye ijambo ry'Imana muri iki cyumweru ari ryo twizeho, riri muri Matayo ibice 11. Matayo ibice 11 hariya ku murongo waho wa 12 niho twari turimo twiga ijambo ry'Imana. Mboneyeho gushimira abigisha bose batwigishije. Imana ibanezeze, Imana ibaha umugisha. Reka rero dusoze n'ubundi twongera kuhasoma. Matayo 11:12 haranditse ngo, uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Amen. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Imana ihimbazwe. Murankundira dusome mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara turasoma ibice 14 n'umurongo wa 30. Ibice 14 umurongo wa 30 haranditse ngo, nukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Keretse Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Reka turekere aho ngaho. Ndagira ngo twivugire kuri ayo magambo, ariko nsoreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 haranditse ngo, kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi aho ajya. Imana ihabwe icyubahiro. Nsomye aya magambo yose kugira ngo nongere babwire ko ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana butwaranirwa, intwarane zikabugishamo imbaraga, kuko nyiri igihugu niwe wabivuze. Yesu yaravuze ngo ndagiye kandi nzagaruka mbajyane. Hanyuma rero yasize abivuze hano yari akiri mu isi, arimo aganira n'iteraniro rinini. Ubwo Yohana Umubatiza yari ari mu nzu y'imbohe, yamutumyeho abigishwa be, mugende mumumbarize. Hari impamvu nyinshi zagatumye Yesu akura Yohana mu nzu y'imbohe, kubera ko yari mwene wabo mu maraso, bari bafitanye amasano ya hafi. Yohana rero kwa Elizabeth
Elizabeth yari mwene wabo wa Mariya ubyara Yesu. Kandi icya kabiri, Yohana umubatiza niwe wabatije Yesu, urumva yari pasiteri we. Ikindi niwe wamuvuze, niwe wabaye integuza ye. Urumva rero yari afite ibintu byinshi yashingiraho. Yohana arafungwa, abona Yesu ntahageze kandi amwizeyeho ubutware. Hanyuma rero amutumaho intumwa. Nibwo Yesu rero yatangiye kubaganiriza, amusubiza neza, abwira abigishwa ba Yohana, arababwira ngo mugende mumubwire ngo ibyo wahanuye ni ukuri, ibyo wavuze ni ukuri. Ngo akiza impumyi, akiza abamugaye. Aramubwira ngo mugende mumubwire ngo impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, ibimuga birimo birakira, kandi abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Hanyuma rero nibwo yateruye iki kiganiro, abwira n'abamwegereye bose. Arababwira ngo uhereye ku bwa Yohana umubatiza, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Amen. Kujya mu ijuru, kujya muri Kanani, mbihuje n'iby'Abisiraheli. Itorero rya mbere ryo mu butayu rihagurutse ririmo rijya mu butayu, aho dusomye bari Kadeshi, hari ku mupaka, hari hafi cyane y'aho bajya. Hanyuma ngo Mose ategura abatasi 12, kandi ngo ahamagara buri ntwari muri buri muryango wa Isiraheli. Imiryango 12 yohereza intwari, bose baragenda ngo bajya gutata igihugu. Bagaruka rero bose batanga raporo batanze 10 baravuze ngo igihugu twatase ni cyiza, kirahari, ariko twasanze abagabo barebare bitwa Abanaki. Kuri bo twirebaga tukabona turinzige, ntabwo dushoboye. Ngo hanyuma iteraniro ryose ryikubita hasi, na Mose yikubita hasi yubamye. Ngo abantu bararakara, bahekenya amenyo, baravuga ngo Uwiteka na Mose mwaratubeshye, muri abanyabinyoma. Mwadukuriye iki mu Egiputa, kandi igihugu mutujyanyemo nubwo gihari, nubwo ari cyiza, ariko ntitwakijyamo kubera amakuru twumvishe. Ngo muri bo 12 hasigara 2, uwitwa Yosuwa na Kalebu. Bibiliya iravuga ngo Kalebu ahoreza abantu bose na Mose mu iteraniro. Aravuga ngo Mose we, wigwa hasi, mwihekenya amenyo, mwituka Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, yatubwiye igihugu tukiri iyo ngiyo, no kukiduha izakiduha. Aravuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, niba twishimira iki gihugu irakiduha, kuko ariyo yavuganye natwe kandi izakiduha. Nimwumva ko abyizeye, uko abyatuye ni nako byamubereye. Hanyuma ngo Mose arahaguruka, Uwiteka ngo aranezerwa, abwira Mose ngo komera kandi mfashe umwanzuro. Uwiteka afata umwanzuro uwo munsi, kutizera Imana biragatsindwa. Uwiteka ngo aravuga ngo ubonye ko aba bantu batanyizera, barangerageje ibihe bigera mu 10, bashyiraho umugaba wo kubasubiza mu Egiputa, bakavuga ngo ibyo mbabwira ndababeshya. Hanyuma rero igihugu mbaha, nta mwana wanyu ntawe uzakigeramo muri mwe, ahubwo kizajyamo Yosuwa na Kalebu, kuko bo matanye nanjye, kuko bari bafite undi mutima, kuko bo batacogoye, ahubwo bagakomeza kugwiza imbaraga. Imana ibaha umugisha. Igihugu tujyamo kigishwamo imbaraga. Mu Baheburayo ho dusomye mu ntwari zo kwizera, kuva kuri Aburahamu no kugeza hepfo ku murongo wa nyuma, murasanga bavuga ubutwari bw'abamaze kugerayo. Aburahamu Bibiliya iravuga ngo yarahishuriwe, abona umudugudu. Ubu bwami kubujyamo bisaba guhishurirwa, ukabumenya, hanyuma bikaguha imbaraga zo gusiga ibiri inyuma, ugasingira ibiri imbere. Ndakwifuriza guhishurirwa ubwami bw'ijuru, nizo mbaraga zizakugezayo. Ibyo utekereza byose biriyo, ibyo Uwiteka yatubwiye biriyo, kandi imbaraga zidushoboza n'iz'Umwuka Wera. Komera umutima, ushikame, ubwami bwo burahari, kandi imbaraga humura si izawe, ahubwo ni ukwemerera Umwuka Wera akagushoboza. Imana ikunezeze, Imana igushoboze, izina rya Yesu. Amen.